Bavandimwe bakunzi b'amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana, turabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe. Abakunda Family Melodies, abadukurikira bari ahantu hatandukanye, mwese Imana ibahe umugisha. Ndakwibutsa ko iyo ukoze subscribe wakira video yose tukishyiraho. Iyo ukoze like ugakora na share bituma video igera ku bantu benshi, bityo abadukurikira bakiyongera. Turabasabye kugira ngo mujye mubikora kandi mujye mukurikira video zose dushyiraho. Abakunda amateka y'indirimbo, muri iyi minsi turimo turaririmba indirimbo ya 230 yitwa Wibuke imigisha wahawe, Count your blessings. Tugiye kuganira ku mateka yayo. Nitwa Frank. Abagabo barayiririmba, abasore bayivugiriza mu kivugirizo, ndetse n'abagore bayifashisha basinziriza abana babo. Aya ni amagambo yavuzwe n'umwe mu bakunzi b'indirimbo yitwa Wibuke imigisha wahawe. Imana iduha imigisha myinshi kandi buri munsi. Rimwe na rimwe hari niyo tutamenya. Indirimbo nziza yo guhimbaza Imana itwibutsa gutuza, tugashimira Imana ibyo yadukoreye byose. Iyi ni pause buri wese aba akeneye gufata. Turimo turaganira ku ndirimbo ya 230 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Umwanditsi w'iyi ndirimbo yitwa Oatman. Yabayeho kuva mu mwaka w'1856 kugeza mu mwaka w'1922. Oatman yavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane 1856, avukira ahitwa New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Papa we yitwaga Johnson, mama we akitwa Rachel. Papa we yari umucuruzi, ariko yafatwaga nk'umuririmbyi ukomeye mu mujyi bari batuyemo. Yagiraga ijwi ryiza cyane. Uyu muhungu we witwa Oatman we ntiyarazi ibijyanye no kuririmba, byasaga n'ibyamwihishe rwose. Igihe cyose yumvaga umubyeyi we aririmba, nawe yumvaga yifuje kuzaba umuririmbyi. Oatman yaje kwinjira mu bucuruzi, akajya afatanya n'umubyeyi we. Ibi byatumaga atabona umwanya wo kuba yamenya cyangwa ngo avumbure impano yari imwihishemo. Johnson kuva akiri muto yakuze yitegereza se ukuntu yari umuririmbyi ukomeye. Igihe cyaje kugera asiga umuryango we, atangira umurimo w'ivugabutumwa mu idini ya Methodiste. Yaje kwiga ibijyanye n'uyu murimo ndetse atangira kubikora. Yakoraga muri gahunda zitandukanye ndetse ahantu hatandukanye mu bijyanye no kuvuga ubutumwa. Gusa mu gihe cyose yamaze avuga ubutumwa, abwiriza, ntiyigeze aba umubwiriza ukomeye. Yakomeje kwiyumvisha ko uwo murimo wo kubwiriza muri ubwo buryo atari yo mpano ye. Iteka yumvaga hari ubundi buryo Imana yamuteguriye azabwirizamo ubutumwa. Mu 1878 yashatse umugore. Uwo mugore babyaranye abana 3. Igihe cyaje kugera papa wa Johnson arapfa, ariko yapfuye Johnson ataratangira umurimo wo kwandika indirimbo, ariko yumvaga abikunze. Yumvaga yifuza kubaho imibereho ihimbaza Imana. Yahoraga asenga Imana ngo izamumenyeshe umugambi mufiteho. Afite imyaka 36 y'ubukuru nibwo yaje kuvumbura ko hari impano imwihishemo, impano yo kwandika indirimbo. Yatangiye kujya yandika indirimbo buri munsi. Indirimbo nkeya yashoboraga kwandika mu gihe cy'umwaka ni indirimbo 200. Yanditse indirimbo zose hamwe zirenga 5,000. Iyi niyo mpano yari imwihishemo. Yayivumbuye agejeje imyaka 36 y'ubukuru.
Mu ndirimbo yanditse hari indirimbo zakunzwe cyane mwese muzi, indirimbo tujya turirimba yitwa Mukiza ndamaramaje ndatwaranira kugera ku rugero runkwiriye. Hari n'indi ndirimbo yitwa Nta nshuti nziza ihwanye na Yesu, nta n'imwe. Iyi ndirimbo Johnson yayikundaga kurusha izindi zose yanditse. Abantu batangiye kumuhatira kujya agurisha indirimbo ze, arabyanga. Yaje guhitamo kujya yishyuza $1 gusa ku ndirimbo. Iki ngiki ntabwo cyari ikiguzi cy'indirimbo. Yari afite gahunda yo kubwiriza ubutumwa akoresheje iyi mpano Imana yamuhaye. Yahoraga anezerewe cyane kubw'iyi mpano. Yanezezwaga nuko ubuhanga bwe mu kwandika indirimbo abukoresha abwiriza ubutumwa. Johnson Oatman yari umuhanga mu kwandika indirimbo, ariko kugira ngo ayibonere ijwi yifashishaga abandi bantu b'abahanga mu by'amajwi. Iyi ndirimbo Wibuke imigisha wahawe yayanditse mu mwaka w'1897 ubwo yari afite imyaka 41 y'ubukuru. Ni indirimbo yo gushima Imana. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane. N'uyu munsi ngewe na Esther turakubwira ngo bari iyo migisha wahawe ni myinshi. Iby'Imana yakoze biragutangaza. No mu bihe bikomeye tujye twibuka iby'Imana yadukoreye mu bihe byahise, bidutera imbaraga zo gukomera no kuyishima. Intego ya Oatman kuri iyi ndirimbo yari ukutwibutsa gutura Imana mu isengesho, ibitugoye n'ibituremerera byose. Injyana y'iyi ndirimbo yatunganijwe na Edwin Excel, wari umuhanga mu byo gukora amajwi no kuyatunganya. Umwanditsi umwe ndetse umukunzi w'indirimbo ya Oatman, indirimbo turimo kuvugaho, yaravuze ati iyi ndirimbo ni urumuri rumurika ahacuze umwijima. Iyi ndirimbo kandi imaze kumenyekana mu Bwongereza nibwo umwe yavuze ati abagabo barayiririmba, abasore bakayivugiriza mu kivugirizo, ndetse ababyeyi bakayifashisha basinziriza abana babo. Mu biterane by'ububyutse byaberaga i Wales mu Bwongereza, iyi ndirimbo yaririmbwaga muri buri gahunda. Yarakunzwe cyane. Oatman yapfuye mu mwaka w'1922, ariko indirimbo ze na n'ubu ziracyaririmbwa, ziracyakoreshwa mu kubwiriza no gukiza imitima y'abahabiye kure y'Imana. Iyi mpano ya Oatman, impano yakomoye ku mubyeyi we, yakomeje guhererekanywa mu muryango. Umukobwa wa Oatman witwaga Mariam nawe yaje kuba umwanditsi ukomeye w'indirimbo, ndetse amateka atubwira ko umwe mu buzukuru ba Mariam ari umwanditsi w'indirimbo, kandi na n'ubu aracyabikora. Fata umwanya utekereze, wibuke iby'Imana yagukoreye, urasanga hari impamvu nyinshi zo kuyishima. Ushobora kuba udafite ubutunzi, ushobora kuba udafite nk'iby'abandi, ariko kandi utekereje neza wasanga hari ibyo ufite abandi badafite byatuma ushima Imana. Nubwo waterwa n'amakuba menshi maze akagutera kwiheba cyane, ibuka imigisha yose wahawe, ibyo yakoze biragutangaza. Chorus y'indirimbo iravuga ngo wibuke imigisha wahawe, wibuke imigisha y'Imana. Imigisha Imana iguha, ibyo yakoze biragutangaza. Igice cya kabiri, uhora uremerewe n'amaganya, umusaraba urakuremereye. Ibuka imigisha yose wahawe, uhora ubiririmba uko bukeye. Igice cya gatatu, nubona abandi bafite ubutunzi, wibuke ubwo Yesu yasezeranye, wibuke imigisha yose utagura, ingororano yawe iri mu ijuru. Igice cya kane, nubwo waba utewe n'impagarara ntizizaguhagarika umutima, wibuke ko ufite abamarayika bazakurinda baguhumurize. Reka buri wese atekereze ku mateka y'indirimbo.
izi ndirimbo zagiye zitugeraho mu buryo butangaje, zagiye zikora umurimo ndetse na n'ubu ziracyawukora. Mwebwe abakunda amateka, abakunda indirimbo zo guhimbaza Imana, mukomeze mukurikire Family Melodies. Gahunda ni ya yindi, ni ukubagezaho indirimbo imwe ndetse igakurikirwa n'amateka yayo. Mujye mubana natwe, kandi abatarakora subscribe bayikore, ikorwa rimwe gusa, ubundi ukajya wakira video zose buri uko dushyizeho video ukajya uyibona mu ba mbere. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Frank.